Ndahenda kuba tabasha kubikora ni ijambo rihenda rinanira abantu benshi, ariko niyo turufu iry'izindi turufu zose. Ndimo kubwira abanyarwanda, ndimo kubwira abankurikiye, ndimo kuganiriza abantu iturufu ikomeye cyane. Tukiraho rero umwana kintu kiza gutuma mbongo uwo mukobwa Rusi yakoze umurimo mwiza cyane kuri nyirabukwe, kandi koko buri yakwiriye kuba icyitegererezo cy'abizera. Reka mfata umwanya ngusuzo wo kurikira Philadelifia umunsi ku munsi, ukaba ugira inyota y'ijambo ry'Imana, ukaba ukunda kumva ijambo ry'Imana ritambuka kuri iyi shene. Reka ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo, mvuga ngo amahoro y'Imana nakomeza bari nawe, wowe utwumva uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatwumva bari hanze y'u Rwanda, bose turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Abashumba barambwiye ngo mbaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe rero hano tugira ibiganiro byinshi bitandukanye, harimo ubuhamya, harimo ijambo ry'Imana bitwubaka bikarushaho kudukomeza muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Ni muri urwo rwego rero hano kuri kamera za Philadelifia muhabona umubyeyi Imana yasize amavuta ukora umurimo w'Imana. Hari iki Imana imushyize ku mutima uyu munsi kutuganiriza. Reka mbanze mu mwanya banze abasuhuza nabibwire kuba mubonye ari ubwa mbere. Ni karibu. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe uyu munsi kuba munyemereye ko nganira namwe mbabwira ubuhamya bwanjye. Kambanze mbabwira amazina yanjye. Nitwaye Eugenie Mukandahiro, navutse muri 59. Ubu rumva mfite imyaka 60, umwaka n'uwa 63. Abanje kuganira namwe rero muri iki gitondo. Yes, Imana iguha umugisha mubyeyi rero, urumva ko arakuze rwose, afite imyaka y'ubukure, afite byinshi yadusangiza muri uru rugendo, kandi abakurikira Philadelphia umunsi ku munsi namwe reka mbabwira ngo nimufate amatwi yanyu muyantize, hanyuma n'amaso yanyu mayashyire kuri kamera, hanyuma tuganire n'uyu mubyeyi. Mama, mbere yuko dutangira reka dutangire usenga Imana, hanyuma dukomeze n'igice cy'ubuhamya ushaka gutambutsa uno munsi. Reka utangire udusengera Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana ifite imbaraga, uri Kristo, Mana ifite gukiza mu mababa yayo. Hayi cyubahiro Mana, Data wa twese mugaba w'ingabo, uri isambi tarumba, uri igiti cy'inganzamarumbu, urubwugamo bwacu. Igitondo cy'uyu munsi ndagushimiye Mwami, ndagushimye ko warinze abagabo, warinze abamama, warinze abana bato, warinze igihugu cy'u Rwanda ndetse urinda isi yose Mwami. Gitondo cy'umunsi ndakunezerewe, banje kubangamira umwanzi Satani wa undi turwanya uko buke uko bwije. Mu izina rya Yesu rifite imbaraga, mukubite hasi maze ushyirwe hejuru, ubwiza bwawe bumanukire hano hantu, kandi imbaraga zawe ziboneke. Izina ryawe nirihimbazwe mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Ndagira ngo rero tukwakire, hanyuma utubwire mu by'ukuri ubuhamya bwawe. Ni bwinshi, ariko hari igice n'urunaka uvuga uti iki gice iyo nkivuze hari imitima y'abantu yongera guhembuka, hari imitima y'abantu isanuka kubera ko ubuhamya. Burya umuririmbyi yaravuze ngo ibibazo ufite none nibyo bihamya byawe by'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo impamvu uyu munsi uje hano kugira ngo utambutse ubuhamya nuko hari umutima wari usenyutse, cyangwa se hari umutima wari wihebye. Uyu munsi Imana ishaka ko yumva gukomera wagize muri uru rugendo rw'ubuzima, nawe akongera akagarura icyizere, akavuga ati noneho ubwo Imana yakomereje uriya mubyeyi nanjye yabasha kumfasha. Mu by'ukuri twaguha akanya ukatubwira ubuhamya bwawe ubundi bwerekeye iki muri make. Haleluya. Amen. Banza kuririmba kugira ngo ubuhamya buzamuke neza, kugira ngo n'ijuru rikinguke, bashe kuvuga ubuhamya neza. Yego. Mfite umukunzi uruta inshuti zo mu isi, rukundo yankunze sinabona uko nduvuga, yankoye amaraso ye y'igiciro cyinshi,
mwiringire nawe ntazabura uko akugenza. Njye mfite umukunzi uruta inshuti zo mu isi, rukundo yankunze sinabona uko nduvuga, yankoye amaraso ye y'igiciro cyinshi, mwiringire nawe ntazabura uko akugenza. Akura ku cyava akicazanya n'abakomeye, ahindura amateka ku bantu bose bamwubaha, asobanura ibintu maze bigasobanuka, mwiringire nawe ntazabura uko akugenza. Akura ku cyava akicazanya n'abakomeye, ahindura amateka ku bantu bose bamwubaha, asobanura ibintu bigasobanuka, mwiringire nawe ntazabura uko akugenza. Haleluya. Aba ari ukugira ngo tubanze dukingure umutima. Ubwo rero ndavuga ubuhamya bwanjye. Yewe natangiye urugendo rw'agakiza muri 1993. Haleluya. Amen. 94 nari ntarabatizwa, nagendaga nkizwa nongera nsubira inyuma, numva mbese abantu bambwira bati ibyo urimo ni ibiki, ariko mfata agakiza neza mu mpera z'uwo mwaka w'93. mbu munyagice mwiza n'umutware wanjye, nawe tutangirana urugendo. Ubundi mbere twengaga gatosho, twanywaga inzoga, twarabasinzi, nanywaga itabi n'inzoga, ko numvaga nta kibazo, ibintu by'agakiza byari bitaranamamara cyane. Haleluya. Ntangira urugendo rero, ntangira kumva ijwi ry'Imana. Umwaka ujya gushira, Imana iransura, inyereka uburyo urugendo ninjiyemo rutoroshye kandi ngiye guhuriramo n'ibikomeye. Haleluya. Ntago nagombaga gusubira inyuma, ahubwo nagombaga kujya imbere. Mwaka 94 babyikubisemo, intambara birateye. Intambara imaje gutera, umutware wanjye abayigiyemo. Haleluya. Abaratashye, ari umunyagice, urugendo rwe rwabaye rwiza cyane, yari afite imbaraga z'agakiza. Ko twagendaga twatinyaga icyaha, twabonaga ibintu abantu bishe ntitwabiryaga, ntago twajyaga dufata ibintu byo kwiba ngo tujye gufata bimwe bitagufuya. Twarasabaga abantu bakaduha tukarya ibyo twahawe, ntago twaryaga ibintu bitari ibyacu. Haleluya. Umutware igihe kiza kugera, aratabaruka, arataha, ariko ataha Imana yansuye nyijoro, inyereka njya mu ijuru, nambara y'ikanzu y'umweru, hariho umusaraba hano mu gatuza, handitseho ijambo ryitwa kwihangana. Haleluya. Iryo jambo naramuganirije, yarakiri mu mubiri, nibwo bwakeye arapfa. Naramuganirije ndamubwira intuzi ko ngiye mu ijuru, nkambara ikanzu y'umweru iriho umusaraba handitseho kwihangana. Atubwa ibyo ni ibiki, bisobanuye iki? Ariko nawe yari afite inzozi ze. Ati noneho dusenge. Twarasenze ari mu rukerera, dusenga Imana. Mu gitondo turabyuka tujya gusenga bwakeye, ari ku cyumweru. Igihe turimo gukaraba ngo twitegure kujya gusenga, nibwo ako kanya yahise apfa. Haleluya. Bontangirana n'indirimbo ya 405. Iriya ndirimbo ivuga ngo Umwami Yesu ubwazaza, Umwami Yesu ubwazaza, Umwami Yesu ubwazaza, yewe tuzamure batunyurwe, azazana n'ingabo ze, impanda bazivugije, abapfiriye muri we bazuke
babyuke bamusanga ubwo. Haleluya. Ako karirimbo karamfasha, nakundaga kukaririmba cyane. Baje kubona ibyo ngibyo bimbayeho, numvaga yuko umwami Yesu nishingikirije kuri uwo musaraba nabonye niyo kanzu nambaye, n'iryo jambo ryari ryanditsemo niryo ryakomeje kunkurura mu gukiranuka. Haleluya. Nkomeza gukiranuka, nkomeza gushaka Imana. N'abana 6 yaransigiye. Ntabwo byoroshye gusigara n'abana 6 ufite imyaka 33. Nari mfite imyaka 33 icyo gihe. Abana ndabambana nabo, abana ndabaruhana, abana mbashyira mu ishuri bariga, abana barakura, abana bagira ubuzima bwiza. Nkomeza gufashwa n'Imana. Bene data, ikintu cyatumye ndirimba akaririmbo kavuga ngo burya gukiranuka ni imibereho. Namwe mujye mushakisha gukiranuka. Nta yindi turufu wakoresha hano muri ino si usibye gukiranuka. Iturufu yo gukiranuka ni iturufu nziza cyane, ni iturufu yubaka ubuzima, ni iturufu yubaka umubiri, ni iturufu yubaka imiryango. Kugeza ubu ngubu mfite abana, Mana yarambwiye ngo abana bawe bazigishwa nanjye. Abana banjye n'abahanuzi, abana banjye 3. Umwe bamwita Ntaho Ndereya, undi bamwita Uwashema Jeanne Gentille, undi bamwita Uwabera Marie Rose, undi bamwita Uwizeye Imana Florence, undi bamwita Umutima Utuje Alice. Haleluya. Hagati aho ngaho rero hari uwahisemo aragenda yitaba Imana. Ubwo ngo yarangije urugendo no gutaha kwe kwabaye kwiza cyane. Haleluya. Ariko nshimiye Imana ko Imana yabanye nanjye, ko Imana yamfashije, ko ntiyandagaje. Ikintu cya mbere nshimiye Imana, namwe ndimo kubashishikariza kugira ngo mubashe kugera ikirenge mu cya Yesu, nuko Imana yandinze icyaha cyitwa ubusambanyi. Byari bitoroshye, byari intambara, abandebaga nanjye nabonaga n'inzira nacagamo, ariko Imana yafashe umubiri wanjye irawurinda, ariko nanjye nabigizemo uruhare. Haleluya. Ukira aho ngaho umuntu yumva buno buhamya, nakwibaza nti ese ni gute umuntu ashobora gupfakara kuri iyo myaka ikiri mike afite abana bangana gutyo akabatunga atiyandaritse atagiye mu bibi? Mbega ubushobozi, urugendo rwawe rwo kubatunga mu buzima bw'ubushobozi wagendaga ubigenza ute? Uyu munsi umuntu waba dukurikiye yakwibaza ngo ni gute watunze abo bana bakabasha kwiga bakabaho kandi utajya mu byaha? Nacuruzaga itarantu yo gusenga. Nakundaga gusenga cyane. Muri ayo masengesho Imana yampaga amasezerano, kambwira ejo bazarya. Ndibuka rimwe nigeze kurota ikiyaga cya Kivu, ndimo kukirobamo indagara. Ndota ndimo kuroba indagara ngo nkabona ndimo gukura imifuka. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu indagara bari sinabona umubare wazo. Ko nakundaga kugura indagara, nabonaga ari byo biri bworohe, nkagura n'ubugari. Nacuruzaga ubugari, nafataga umufuko nkajya mu isoko ry'ahantu hitwa Bitsibo, nkarangura imyumbati. Nasanga yaguze neza nkikora nk'ibibase 4, nkabyikorera nkabimanura, nkabizana nkabishyira mu rugo, nkajya nsekurira abaturage bakajya batwara ifu, nkabase noneho nkunguka akanyungu nkuyemo, akaba ariko nzasubiza mu isoko ryitwa Bitsibo. Okay. Hanyuma komeza tubwire rero, wari ugikomeje nuko hari akabazo k'amatsiko naringize, mvuga nti n'umuntu dukurikiye nashobora kubyibaza nkuko nanjye ndimo kubyibaza. Hanyuma ubuzima burakomeje, uti sinigeze niyandarika, sinigeze njya mu bibi. Hanyuma urakomeza ukora umurimo w'Imana. Nigeze gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 91. Imana iravuga ngo, iryo jambo riravuga, handitse ngo handitse ngo igiteye ubwoba cyane injoro ntikizagutinyisha, kandi ngo uzabirebesha amaso ntabwo bizakugeraho. Ubu nta kintu kijya kintera ubwoba. Urumva ko inzara nayiciyemo, nagaburiye abana binduhije. Ntabwo wigeze umbaza uko nigeze kuva muri iyo nzu, nubwo tugikomeje tuganira, ariko nabaye mu inzu ikava, ko yari inzu y'ibyatsi, ikava cyane. Noneho ngeze aho nsaba ubufasha ko bajya bansakarira. Umuntu mbwiye akambwira ati rero
ntago nagusakarira uko nguko usa uko nguko umeze wagombaga gushaka n'umuntu akabana nawe akanakubakira ubwo se ubitse uwo mubiri wawe ngo uzakumarira iki baramubange barabimbazaga bakambwira bati weho tubwire tubane nawe ubundi tukubakire ndababwira ntago bishoboka kuko nayo niringiye rya jambo navuganye n'Imana yanjye. Haleluya. Mbana n'Imana yanjye nasenze Imana irambwira iti nzakubakira inzu nyibona mwiyerekwa mbona inzu mwiyerekwa mbona inzu y'ibati mbwira abantu ntimwamuzi ko narose inzu y'ibati nyirimo banyitaga karosi rero ngo ntunzwe n'ibyo kurota ariko Imana yaje gusohoza ibyo yavuze yanyubakiye inzu mu mezi 3 ikoresheje mu ubushobozi bwayo amezi 3 mu kwezi kwa 3 mu kwa 7 inzu nayo nayitashye. Haleluya. Ndashima Imana rero ko ari umukozi w'umuhanga aho abantu bananiwe niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Nabonye Imana mbona ubwiza bwayo. Ubwo rero nari ndi muri yanze Imana yarambwita isiye gusa ahubwo nzakugirira neza ndashaka kukuzamura nkakugirira neza tukiri muri iyo nzu yari yubatse mu manegeka nari nkituye hasi ku isambu Imana irambwira iti nzakuzamura nkushyire hejuru. Ariko tukiri aho hari ukuntu umugaruka ku isoko ugaruka ngo nari nyiri hasi ku isambu ntago abantu bamenye neza ubundi aho hantu ubundi tuye tuvuga Imana hano yadukuye aho hantu Imana yagukuye ku isambu mu cyaro ni hehe urugendo rugeze kugira ngo bize korohera umuntu dukurikiye n'abantu biwacu babimenye bavuga bati wa muntu nukuri se cyangwa se arabeshye. Haleluya. Umurenge wa Rutare akagari ka Kigabiro umudugudu wa Kabuye aho ngaho niho nasigaye. Aho si ibyumbara ibyumba okay ubwo abantu b'ibyumba bazakurikira kuri iyi televiziyo bazabona uri kuvuga Imana bazi n'ahahise hawe bamenye kuti uri barabizi cyane. Yego barabizi ba Pasiteri Feredina barabizi ba Pasiteri François barabizi ba Pasiteri Ntaganira barabizi cyane urugendo rwanjye bararuzi cyane n'ubunyangamugayo bwanjye nkunda Imana nkunda gusenga ntiyandurisha iby'isi. Ubu ndashima Imana ko ntigeze niyandurisha abagabo kuko iyo niyandurisha abagabo bari kunsiga mu nzira. Haleluya. Nk'ubu baramubange bansabaga ibyo bamwe bagiye bataha barapfuye ubu se kuko nari gupfakara nk'inshuro enye bikavamo ariko nshimye Imana ko yanyimenyekanishije nkikundira Yesu cyane nkabana nawe kugeza na bugingo na n'ubu. Tukiri aho rero Imana yankoreye ikintu kiza cyane. Hari ubuhamya nshaka kongera kubaho ukuntu nabonye Imana narwajije umwana w'umukobwa mu ipfa ry'uwo nguwo nakubwiye wa 6 undi nawe yasigaye ari muri koma nawe agiye gupfa ariko nabonye Imana mpiga umuhigo n'Imana nunkorera igitangaza uyu nguyu wagakira ikintu kizamuvaho nzagitanga mu nzu yawe. Umwana yari afite imyaka 13 yagejeje igihe cyo gusabwa arashyingirwa ngaruka kuri wa muhigo. Haleluya. Umuhigo numva ngiye guhigura kandi urabona ko muri kino gihe bakwaga udufaranga dutubutse nabonye amafaranga inote z'umutuku numva nshatse kuzirebaho ariko mbanza kujya gusenga. Senze Imana irambwira itumva aho abagabo baganiriye niho aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Mfata ko rero mfata inzira nganiriza abana kw'inkwano z'umwana ngiye kuzitanga nkuko nabisezeranyije Imana. Ubwo abana bati ibyo bintu uvuze nibyo nubundi se ko yari yapfuye. Imiryango yo kwa papa w'abana bati ntabwo bishoboka bati inkwano n'iz'umwana zigomba kumushyingira. Aho mvuka nabo bambwira gutyo kuko nari nasenze Imana mvugana n'umuhungu wanjye bamwita Andere ndamubwira ntibigende gutati ibyo guhigura nibyo mbere ati reka tujye guhigura Imana izishakira igitambo niko umwana wanjye w'umuhungu yambwiye. Twafashe inzira rero Imana kuko ari maje kumpa umukoro w'ituro ngomba gutura naragiye ngura inka y'ikibamba mu ifamu
kuko niyo bari gufotora Imana burya nayikunda icyubahiro. Ndagenda ngura inka y'ikibamba bayishyira mu modoka barayizana ku rusengero tuza guhigura. Muri rwa rusengero nahigiyemo umuhigo. Haleluya. Ndashima Imana rero ko burya Imana irindi ijambo ryayo. Uwo mukobwa niwe nasabishije ndashyingira, abandi ntago byakunze. Haleluya. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo gukiranuka burya ni imibereho. Ijambo ryitwa gukiranuka ni ijambo rikomeye cyane kandi rirahenda, kuba batabasha kubikora ni ijambo rihenda rinanira abantu benshi, ariko niyo turufu iry'izindi turufu zose. Ndimo kubwira abanyarwanda, ndimo kubwira abankurikiye, ndimo kuganiriza abantu iturufu ikomeye cyane. Tukiraho rero umwana, ikintu kiza gutuma mbabwira ukuntu Imana yigwatirije nkabona ukuboko kwayo mu gihe ntari mfite ibintu byo kumushyingira kandi nari maje gutanga ibyamuvuyeho. Nabonye Imana ni mu mwaka wa 2016. Imana yanzaniye amafaranga, Imana yampaye abantu bamfata mu mugongo. Haleluya. Amen. Imana yampaye amafaranga iramushyingira, iby'amajyambere ndabibona, aho naho nahabonye ukuboko kw'Imana. Haleluya. Amen. Shimye Imana rero ko aho abagabo basezeraniye ariho bahurira, ntago ijya intenguha, ntago ijya intaba mu nama. Uko twatangiranye n'uyu munsi niko bikiri. Impisezerano ryo kwimuka rero kugira ngo nze kuba mu mujyi wa Kigali. Nyuma maje gushyingira uwo mwana, Imana yarambwiye iti ngiye kugutuza mu murwa, kandi nkakujyana mu murwa akaba ariho ujya kunkorera umurimo. Haleluya. Amen. Ubu tuvugana ntuye hano ku Gisozi, ahantu bita mu Kigarama. Ubu ndi mu mujyi wa Kigali muri make. Muri Kigali. Haleluya. Imana yasoje icyo yavuze. Imana yasoje icyo yavuze. Hanyuma n'umurimo w'Imana kandi urakomeje. Umurimo w'Imana urakomeje. Uracyakomeza se gusenga muri rwego nyine umurimo w'Imana warawukoze bigera ku ruhe rwego? Umurimo w'Imana, Imana ariko ntamenye ngo navuye ku. Urabona iyo umuntu ari mu cyaro, abaturanyi baragira bati kuburi yahinze akeza n'umurozi. Hari n'igice nagezemo baravuga ngo ndi umurozi. Haleluya. Amen. Ariko kuko ntarogaga, ari ijambo nasomye ngo ubwo bazabatoteza bakabarenganya ngo muzamenye yuko ariko nanjye bambanje. Nkagera ngo makuri iryo jambo nubwo nasanga ubivuga ngahita nkigendera kuko ntago byabaga bimfasheho. Haleluya. Amen. Nabanye n'Imana, Imana iti rero iravuga itumva aho kugira ngo bakomeze bantukire n'umwana, irambwira iti ngiye kukwita none irindi zina, ngiye kuguhindurira izina. Amina. Amina. Imana ingira pasiteri. Nasizwe amavuta, narimitswe nimikishwa amavuta ndi pasiteri. Ubu ndi pasiteri, ndi umukozi w'Imana. Nubwo bamubona bati insengero zitujuje ibyangombwa ariko izo mu mutima zujuje ibyangombwa. Rusengero burya n'ubundi ni umutima. Ibyo ndimo kuvuga bifasha ababyumva n'ababibonye. Haleluya. Amen. Ubwo rero nabaye pasiteri, nkorera Imana hariya mu kagari ka Nkoto, aho muri uwo murenge wa Rutare. Nkakorera Imana, ngura ikibanza, ntangiye kubaka, nibwo batangiye kuvuga bati insengero zitujuje ibyangombwa. Ndahagarara ariko ndakomeje. Haleluya. Amen. Ngira ngo abadukurikiye noneho umutima nabo ndumva ugiye wasobanukirwa cyangwa se bashyize umutima, kuko tugiye twamenya neza umubyeyi turi kumwe. Ni umubyeyi wakoreye Imana mu bihe bitandukanye, ahora n'ibibazo byinshi bitandukanye ariko ntigeze acogora, ntigeze acika intege. Uyu munsi akaba ari umupasiteri, ni umushumba ushumbye intama, nawe ushobora gushumba intama haba mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu kubera ko yanambye ku Mana. None mama, dusoza igice cyacu cya mbere cy'ubuhamya, kuko ubuhamya bwawe ndabizi ni bwinshi, ntabwo twavuga ngo tuburangize. Byinshi cyane. Ndashaka kuganiriza abantu none bafite ingo muri iyi minsi zananiye, cyangwa se abantu bumva bihebye kubera urushako. Ubaganirize nk'umupasiteri, nk'umushumba, ubagira inama ni gute umuntu akwiye kwihangana, ni gute umuntu akwiye kubaho mu buzima bwo gusezerana n'Imana icyo yasezeranye nayo akagikomeraho, kuko mu buhamya uduhaye hari byinshi Imana yagiye gukorera kubera ko nawe icyo wasezeranye n'Imana utigeze ukijya ku ruhande. Abo bantu ndashaka ubaganirize, ubabwire rwose, ndetse nabifuza gushinga ingo
nabo bagira inama ukuntu umuntu akwiye kubaka umuryango wubakiye kuri Kristo, wubakiye mu Mana, wubakiye mu gushaka kw'Imana, bityo icyo Imana yavuze ku buzima bwe kikazasohora. Ikintu naganiriza abantu bankurikiye nkababwira ibintu bigendanye n'ingo. Ingo za kino gihe zubakiye ku marari. Umuntu arajya kubaka urugo atabikuye mu mutima, atabikuye ku musaraba. Nk'ubu umutware wanjye agarutse yasanga ndi umugore w'umutima. Haleluya. Amen. Kubera ko nakomeje icyo mfite. Abantu muri kino gihe bananiwe gusenga. Ingo nyinshi nazigira inama yo gusenga. Kandi muri uko gusenga bakagira n'ukuri. Umuntu akabasha kuvugisha ukuri. Akavuga ati niba naremeye umugabo w'igikara, uwo mugabo niwe nzabana nawe. Umugabo nawe, umusore nawe akavuga ati niba naremeye umugore mugufi, uwo mugore niwe nzabana nawe. Akabasha kunyurwa. Ngewe nanyuzwe n'ijambo. Nyiri jambo yambwiye ati nzabana nawe. Baza kugira ngo umuntu akubwira ati nzabana nawe utarimo no kumureba. Ugafata ibyo ukiringira. Ariko abantu muri kino gihe bakwiriye kwiringira Uwiteka. Kuko n'ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa ngo ahubwo uhora uhamye iteka. Haleluya. Abantu bakwiriye kwiringira Uwiteka bagakomezwa nawe bakabana nawe. Ni ukuvuga ngo rero abasore, umusore nimba agiye gusenga, hagurutse agiye gusenga ati nkeneye umufasha unkwiriye, nyine uwo nguwo wabonye ni wowe. Nubwo yamunaniza mu rugendo ajya amwicaza hasi amuganirize. Ndibuka umutware wanjye yigeze kumbwira ati ariko nk'ubu mpfuye ubu ngubu we washaka umugabo. Ndamubwira nti wapi, ntinarera bano bana. Noneho se nanjye ndamubaza ni nkawe se uramutse upfuye, ndamutse mpfuye wewe washaka umugore? Ati ntago nashaka umugore, abakobwa banjye nabarera, ati bagakura bakantekera. Ndamubwira nturabeshya, abagabo ntago bajya babishobora. Ariko ntago namubwiraga ngo arabeshya, wenda yari kubishobora. Ariko nuko bakwiriye kubaka urugo rurimo amahoro. Njya nkunda kuganiriza abantu cyane. Umuntu akambaza ati pasiteri bigende gute? Ndababwira nti intore yishakira inzira. Amina. Amen. Ubundi uteye intambwe yo kubaka urugo ntago ari imikino bene data. Ubu ugiye kwinjira mu rugamba rwo guhatana. Kuko ni nkuko perezida wacu wa Repubulika hataniye igihugu. Ntago yigeze asubira inyuma, ibyamugoye ntiyasubiye inyuma, yarakomeje n'ubu ngo baracyahatana. Niko intore ishaka inzira, niko umunyamasengesho akwiriye gukora, niko umuntu ugiye kubaka urugo akwiriye kugenza, akwiriye gushaka uburyo yishakira ibisubizo. Kandi akabana n'umufasha we. Igihe bageze hari igihe cy'uburumbuke cyo gukundana, hari n'igihe cyo kunanirwa cy'imbeho. Ariko mu gihe cy'imbeho bagombye gushaka uburyo bakwicara hasi bagashaka kubaka umuryango wabo. Haleluya. Kubaka umuryango ni gute rero? Kubaka umuryango ni ukuntu wicarana n'umudamu wawe mukereka abana urugero, mukereka umuryango urugero, umuryango nawe ukubakira kuri iyo ngingo. Amina. Amen. Ndumva yes, reka wenda utarancika nkubaze kino kibazo. Iyo tukunda kumva ijambo ry'Imana tujya dukunda kuvuga ngo twigira ku birenge by'abatubanjirije. Ese muri Bibiliya nk'umupasiteri iyo wumva ukomeye mu rugendo ukumva urashikamye ukumva kwizera kwawe kurahamye, ninde muntu muri Bibiliya wumva wigiraho ukavuga ati uyu muntu mwigiraho Imana iramutse igwaye nk'amahirwe uyu munsi ukavuga ngo ninde muntu wifuza kubona mu batubanjirije? Ni wowe muntu wumva muri Bibiliya? Ndashaka kuzahura na Rusi. Rusi yafashije abapfakazi cyane. Abantu b'abapfakazi, Rusi bajye basoma igitabo cya Rusi. Na nyirabukwe Naomi. Igitabo cya Rusi cyaramfashije. Hari ahantu Rusi yageze, Rusi ari ahantu yageze, hadusome. Hasome rwose ntacyo bitwaye. Haleluya. Amen. Mu gupfakara kwanjye rero mbaye umupfakazi nari mfite mabukwe. Mabukwe wapfushije abana, yarapfushije abana, yarabyaye abana 13, 10 barapfuye hasigaye 3. N'umugabo wanjye na murumuna we. Ubu hasigaye 2. Hasigaye muramukazi wanjye
n'umugabo wanjye na murumuna we na muramukazi wanjye. Ubu hasigaye muramukazi wanjye na muramu wanjye. Haleluya. Nubejo bundi umugore wa muramu wanjye yari yansuye. Ubwo bamwita muke ariko ngiye mwita umuvandimwe. Haleluya. Kuko nta bintu twigeze gupfa. Babonye ndi imfura cyane. Babonaga bakabona sindimo kubabangamira. Umugore y'umutwaye umugabo ubu mwishe mu bwonko kandi ubu muhemukiye koko. Ibyo bintu abantu bakunda kubipfa. Ariko uwo muvandimwe arankunda cyane. Amaze icyumweru mu rugo, yatashye muri kino cyumweru gishize. Ubwo rero umukecuru twasigaranye yarazi ko nzamuta. Imyaka 33 yarambwiye ati se mu mwana wa ati ubundi ubuzihangana atari ko nujya kubyara uzegere muramo wawe ati ni wumva ushaka umugabo ati uzegere uriya muramo wawe mwibanire. Ndamubwira mukecuru ntago rwose nzakora iryo kosa ati ataho kugira ngo uzajye mu bandi bagabo ahubwo uzegere muramo wawe akanga kwibye nzabijyana handi wenda nkajyana n'imitungo ye abana be bakajya mu yindi miryango ariko akambwira tuzisangire muramo wawe. Ndamubwira ni woya mukecuru ni ntago nzakora iryo kosa ati ubuse ntuzansiga ukigendera ni woya ni ntago nzagenda. Mukecuru twarabanye ukuntu yabibonye yaravuze ati nanjye ngiye gukizwa ati tumaze nk'imyaka 6 yaravuze ati ngewe ngiye gukizwa ati ntago nigeze mbona umuntu umeze nk'uyu muntu. Haleluya. Yego ugeze uti Rusi niwe muntu nagiye nifashisha kandi koko mu buhamya bwawe ukurikije ukuvuga ubona ko hari ibintu byinshi wigiye kuri Rusi na nyirabukwe Naomi. Nkaba nashishikariza n'abandi bantu badukurikiye ko bazasoma iki gitabo cya Rusi bakumva amateka yagiye amuranga nuko bakwiye kwihanganira ubu buzima bw'umuryango ndetse n'urugendo rw'abantu bifuza kugira umuryango no kwikomeza ku Mana. Mama reka dusoze tugushimira mwakoze. Hanyuma niba hari ikindi kintu cy'amatsiko wumva wabwira abantu badukurikiye dusoza. Yes. Ikintu nabwira abantu cy'amatsiko uwo mukobwa Rusi yakoze umurimo mwiza cyane kuri nyirabukwe. Kandi koko buri yakwiriye kuba icyitegererezo cy'abizera. Gukurikira umuntu udafite n'umuntu uzaguha umuntu uzagutunga ukemera ukamukurikira ni nk'uko nanjye navuze nti ngewe ngiye kurera aba bana niwo muryango wanjye abana nk'abana nabo na none munsi bakaba bambikiye ikizere. Nicyo gituma mbwira abantu nugira ibibazo ukabona upfakaye uri muto ugomba kwihangana kuko umuryango wa mbere aba ari wo muryango. Ugomba kwihangana waba utihanganye ugasenga ibikubayeho bikava ku Mana utaje arajenga urebe hirya no hino. Abana b'abakobwa nabo bagategereza isezerano Uwiteka akabahigena. Abagabo nabo nuko abantu bakazirikana abo bashakanye. Ibintu byacitse cyane ukumva ngo abantu bakoze divorce na makosa cyane. Burya nge njya abantu ngo umugore ni uwa mbere. Burya nubwo wagira uti nge njya mbwira abantu ko tuzahagarara ku bicu tuzababuranye. Ugomba no kuba utamufite ariko ntiwiyanduze. Umugore wa mbere niwe mugore wawe, umugabo wa mbere n'umugabo wawe. Igihe akiri hano ku isi ukavuga ngo wakoze divorce ujye ureba icyo ukora iyo divorce ubanza ukirebe kuko abantu benshi barimo kumva ngo umuntu aravuze ngo ni umudivorce. Ibyo bintu ni inzira ijya ikava he. Kubaka urugo kuko byakunana we na mugenzi wawe niba kunaniye musengeri niba byanze fata igihe cyo kumusengera ariko wisenye urugo. Rero ntago nigeze nsoma ijambo ry'Imana rivuga ku divorce hantu ryanditse abajya babibona bazamfasha bakambwira Mana ibaha umugisha. Yego turagushimiye cyane wakoze kuduha ubuhamya no kutuganiriza. Hanyuma ntekereza ko kuri Philadelifia ni mu rugo n'ubutani tubakenera nizera ko muzongera mukaza mukatuganirira. Tubuhamya burebure. Garuka tuzajya ku kindi gice. Haraho nagize tubuvugeho. Hanyuma rero reka tubashimire Imana ibaha umugisha. Reka nshimire namwe mwarimo dukurikiye kuri Philadelifia. Niba utari wakanda subscribe reba iryo jambo riri hasi ritukura ryanditseho subscribe. Kubakoresha igifaransa ni s'abonner. Iyo ukanze kuri iryo jambo bihita biguha amahirwe yuko ikiganiro cyose dukoze ukibona ku gihe kandi ukakibona mbere y'abandi bose. Reka rero mbabwire ngo amahoro y'Imana nakomeza namwe turabakunda. Shalom shalom.